Umwami Yesu umubiri we n'igihaza bose, amaraso ye n'ikimaranyota, umva ngararyo. Urugo rutagira ibyiringiro, urugo rutagira Kristo, urugo rutagira amasezerano, ni ruvi warwo ntacyo rusize, ahubwo rusanga urugo rufite ibyiringiro, rugira Kristo Yesu. Ikibabaje nuko abakristo bari gusohoka mu bya Kristo bagasanga abantu mu byabo, kandi abantu bakavuye mu byabo bakaza mu bya Kristo. Mana we, aka kantu karamfashije, mu nyumve mwitonze. Byari itegeko ko umuturage wese w'i Yerusalemu, umuturage wese w'i Siyoni mu gihe cya Pasika, bivuze ngo n'uyu munsi Pasika muyirye muhagaze, kuko barya kuri Yesu bahagaze. Hari abantu babwirije nibature, hari abantu bayisenze, hari abantu bumvisha imiburo y'Imana bahagaze, ariko ku gihe cy'umugoroba w'isi batangiye kwicara. Hari umukobwa wa musore we, hari umusore muko, hari umugabo mama, hari umwana wikoreye ikibindi. Imana iguhuze nawe akugeze mu rugo, urwo rugo rusangemo icyumba, kandi uharira umubiri wa Kristo, ubugingo bwawe buhahembukire. Mwumva icyo dushaka kuvuga, ni ku mukanguzi, kanguka ukangura abandi. Niba uri maso urinde ibisigaye, nshuti z'umusaraba. Yesu ntiyemeye ko abigishwa barya ku ntama, kandi Abisiraheli bari babaze. Kubera iki? Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba. Amen. Mugira amahoro ya Kristo Yesu. Tunejejwe n'Imana kubana namwe mu biganiro bitambuka ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ushobora kuba uhageze ari ubwa mbere, reka tugusabe niba wanyuzwe n'ibiganiro ukore subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha gukurikirana ijambo ry'Imana ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ariko reka dushimire na bene data baba barakoze subscribe. Namwe ni umugisha kuri mwe, ariko kandi twese ni umugisha, kuko twese bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza tukamenya amakuru yo mu bwami. Imana iduhana umugisha. Ku Ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, imbere yacu turi kumwe na mwene data Anicet. Tubahaye ikaze. Urakoze cyane. Imana iduhana umugisha twese hamwe. Reka tubasabe n'ubundi na bene data turi kumwe muri iki kiganiro, dutegura imitima, hanyuma dusenge, mutubere mu isengesho tuganire. Mana data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana yihanganiye imibabaro, urupfu, ndetse ukemera gupfa urupfu rw'ibivume, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Izina ryawe nirishimwe. Waduhaye izina dusengeramo, ari ryo zina rya Kristo Yesu. Natwe twambaje Imana data muri iryo zina, kugira ngo urukundo rwawe wadukunze kugeza ubwo utuzura mu bapfuye rwongere rukorane natwe. Ibiganza by'Imana byongere bikorane natwe. Haleluya. Amatwi yawe atwumve, maso yawe aturebe, ibirenze byawe bitwerekereho. Buri muntu wese yumva Imana imugenderera, buri muntu wese yumve gukorwaho n'Imana, kandi umuntu wese uvuze anezezwe nuko idutegeye amatwi ariyo twumvisha. Turagushimiye. Bana natwe na bene data bose, umwanya wo guhamya impamvu z'ibyiringiro byacu twebwe bakwizera, ubu mwanya w'igikundiro, ubu mwanya w'ineza, ubu mwanya w'agakiza n'icyubahiro, kugira ngo buri muntu wese wumva iri jambo ryawe ahindurwe naryo kandi azurwe naryo, kubw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen. Imana ibahereze umugisha. Amen. Reka nongere mvuge ngo Pasika nziza kuri twese. Turi mu bihe byiza bya Pasika. Pasika ni umunsi duhora twibuka imbabazi za Kristo zatugezeho, ariko kandi kuri twebwe abizera, abakizwa, ntabwo Pasika ari umunsi, ntabwo ari umunsi ngaruka mu mwaka kuri twe, ahubwo twebwe Pasika yacu tuyibuka buri munsi, twibuka igikorwa cyatubayeho, kandi Imana nishimye. Hanyuma n'ubundi ntabwo turi bujye kure ya Pasika, kuko niyo minsi turimo. Reka tubasabe n'ubundi twifashishe ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri Mariko ibice 14, turahera ku murongo wa 12 tugeze kuri 19. Kandi hamwe n'Imana ni ukuri turabona imigisha yayo nk'uko yaduteguriye uyu munsi. Mariko 14 murongo wa 12. Yego. Haravuze ngo nuko ku munsi wa mbere w'iyo minsi y'imitsima idasembuwe, ari wo babagiragaho umwana w'intama
wa pasika abigishwa be baramubaza bati urashaka ko tujya hehe ngo tugutunganirize ibya pasika ngo tubirye? Atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu murwa umugabo muri buhure wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire, aho ari bwinjire mubwire nyir'urugo muti umwigisha arababaza ngo icumbi rye ririhe, aho ari busangirire ibya pasika n'abigishwa be. Nuko ari bubereke icyumba cyo hejuru gishashwemo giteguye abarimo mudutunganyiriza. Abigishwa baragenda bajya mu murwa babisanga uko yabibabwiye batunganya ibya pasika. Bugorobye azana nabo 12 bicaye barya. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe uwo dusangira ari bungambanire. Batangira kubabara bamubaza umwe bati ninjye. Arabasubiza ati umwe muri mwebwe 12 uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uwo. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Byajyaga kumubera byiza nuko abataravutse. Amen. Amen. Imana iguhereza umugisha. Amen. Amagambo dusomye ni Ikinyarwanda arumvikana. Ndashimira abantu bateguye Bibiliya bayishyize mu ndimi buri wese abasha kumva, kandi ni umugisha twagize. Imana ishimwe. Aya magambo dusomye turaza kubona akanya muraza kuyatuganirizaho tuyavugeho, ariko reka nkure mu ijambo rimwe rivuga ngo umuntu wimye Yesu icumbi nawe ntago bazasangira. Urugero reka mbivuge, ubundi Yesu aza mu isi, kugera mu isi ntago byari impanuka kwa Kristo. Yego. Byari byarateguwe, byari byaranditswe, ngira ngo byari no mu bitabo by'amateka. Byari bihari. Ariko reka nkoreshe iyi mvugo imeze gutya, aza ntago isi yari mukeneye. Ku rundi ruhande mu buryo bw'umwuka isi koko yari ikeneye umucunguzi. Ariko aho yaje isi ntago yamushakaga. Ntago yari mukeneye, isi yumvaga itamukeneye. Ariko tugiye ku rundi ruhande, Kristo niwe mwami w'amahoro, ni amahoro y'abisi, kandi mu by'ukuri niwe watuzaniye amahoro. Hanyuma igihe cyo kuvuka kwe kwa Kristo, isi yari irimo amacumbi, hari ingo zishoboye, ariko umwana w'Imana uzanye agakiza mu isi bamwima icumbi, ntiyigeze abona icumbi kugeza n'ubwo avukira mu kiraro cy'inka. Urumva urwo rwego. Hanyuma aya magambo n'ubundi mudusomeye, n'ubundi ni mu bihe bya pasika, turimo turavuga kuri pasika twizihiza, ariko twe tuvuga ko abizera pasika twe tuyihoramo buri munsi. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma nk'uko tumaze kubisoma, byageze ku rwego abigishwa bamubaza ngo pasika turi buze kwirira hehe? Nayo magambo dusomye n'ubundi aravuga ngo mugende ngo murebe umugabo muri buze guhura yikoreye ikibindi kirimo amazi. Gatoya. Uravuze ngo umuntu wimye Yesu icumbi. Yego. Nawe ntago bazasangira. Yesu ntazasangira nawe. Yego. Ubundi ubusanzwe ubu Imana iri muri twe. Yego. Ariko ntago izahora muri twe gusa, izahorana natwe. Amen. Hari igihe kizagera abizera bahamagarwa. Yego. Batahe mu gihugu cy'abakiranutsi. Mbihereye kure kugira ngo bahite bumva icyo nshaka kuvuga. Yego. Nidutura mu rurembo rw'abizera ntabwo tuzaba dufite Imana muri twe. Yego. Kuko tuzaba tubana nayo. Ubwiza bwayo butumurikira. Nk'uko abamarayika bameze. Yego. Twebwe ubugingo bwa Kristo buri muri twe ngo budushoboze kunesha isi. Yego. Icyo gihe rero ntibuzaba buri muri twe ngo budushoboze gutsinda, kuko tuzaba twaranesheje, ahubwo tuzaba tubana n'Imana twejejwe kwa kwera kwayo. Yego. Sinzi niba icyo kintu gisobanutse. Birimo birumvikana. Ni ukuvuga ngo igisobanuro cyo guha Kristo icumbi,
ni umuntu wemeye ko Kristo atura muri we, akavukira muri we, akavukira muri twe. Ni ukuvuga ngo ubwo niwe wacumbikiye Kristo. yego. Umuntu utaremeye gucumbikira Kristo, Yesu ntabwo azigera asangira nawe, ntibazanabana kuko Kristo azahamagara abarimo, yego, abari muri we, abari muri Kristo Yesu nibo bazahamagarwa na Kristo, yego. kuko ijwi rya Kristo rizavugira mu ijuru, turyumvire muri twe kuko ari muri twe, Imana ishimwe, kuko acumbitse muri twe. Noneho impamvu tubyita icumbi rero ni uko uyu mubiri atari we uzajya mu ijuru, ahubwo wacumbikiye uzajya mu ijuru, wacumbikiye Kristo nyir'ijuru. Reka mbibutse ko uyu mubiri ni umutungo utimukanwa, ntabwo tuzawimukanwa tuwujyana mu ijuru, uzaguma inaha. Niyo mpamvu tuwita icumbi. Imana ishimwe. Kandi n'umuntu waje aza muri uwo mubiri n'ubundi yawusanze inaha, ariko wazimuka asubira aho yavuye, awusige asubira aho yavuye. Iki kintu mucyumve. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo tuzambikwa indi ngando idapfa. Iyo ngando idapfa ni umubiri wo mu ijuru, ukoze muri matsiyeri zo mu ijuru zidaturutse mu cyondo cyo muri Edeni. Reka tuvuga ngo ni umubiri n'ubundi Kristo yitije ari n'ahangaha ariko avuye mu ijuru. Ntago ndi bubyemere kuri icyo kintu uri kubivugaho. Nyumva, ntabwo tuzambara umubiri wo mu ijuru turi mu isi, tuzambara uwo mu isi, ahubwo tubanemo ubuzima bwo mu ijuru, aribwo bwa Kristo. Uzacumbikira ubuzima bwo mu ijuru, aribwo buzima bwa Kristo. Noneho nitujya kujya mu ijuru, ubuzima bwa Kristo buzakurwa mu mubiri ubora, noneho duhabwa umubiri utabora. Pawulo yaravuze ngo tunihira muri ino ngando, ariko si ukugira ngo tuyamburwe, nubwo tuzambikwa ingando idapfa. Iyo ngiyo idapfa rero ikozwe mu mubiri wo mu ijuru. Niko wandikiye Abakorinto, n'ubundi ni Pawulo 15:40 yavuze urwa mbere rw'Abakorinto. Yaravuze ngo hariho umubiri wo mu isi, hakaba n'uwo mu ijuru. Aravuga ngo ubanza si uwo mu ijuru, habanza uwo mu isi, kuko umuntu ntavuka mu ijuru, umuntu avuka mu isi. Icyakora azajyanwa mu ijuru, yambika umubiri wo mu ijuru. Imana ishimwe. Noneho rero uwacumbikiye Kristo Yesu niwe ubugingo bwe buzazamuranwa n'ubwa Kristo. Ubugingo bwa Kristo buzasubira muri Kristo, hanyuma Kristo ubuzima bwe busubire mu bumana. Noneho ntabwo tuzabona Yesu n'umwuka n'Imana, tuzabona Imana Data. Noneho nitubona Imana Data, natwe tuzaba twibona mu bwiza bwa Data wa twese. Aho harimo konfisiyo ko hari abantu bavuga ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama w'Imana, icyo gihe n'indirimbo y'Imana ubwayo. Icyo gihe wenda umuntu yazabifatira umwanya wo kubiganiraho, ariko twageze mu ijuru rishya. Ibyo ntibizaberayo. Hari imirimo izabera muri paradizo muri ya myaka 1000, ariko mu ijuru rishya hari imirimo izabera muri paradizo, yego, ariko itazabera mu ijuru. Mu ijuru tugaruke, si ibyo dushaka kuvuga, si nacyo twateguye kuganiraho. Noneho umuntu wakiriye iyo mibereho y'ubukristo niwe wahindutse icumbi ry'ubumana, aba ubuturo, aba ingando ya Kristo. Uwo niwe wacumbikiye Kristo Yesu, niwe wamucumbikiye. Mu cyumba rero Yesu aryamyemo ntihari mu icyuho, arakuyobora, aragutegeka, agukoreramo, agendera muri wowe. Rero utaracumbikiye Kristo ntazasangira nawe. Yarabivuze, aravuga ngo sinzarya ku rubuto rw'umuzabibu, habe no kunywa kuri vino yarwo, ntari nicarana n'umugeni nakoye. Aravuga ngo sinshobora. Agera n'igihe aravuga ngo mfite inyota. Niki cyatumye avuga ngo mfite inyota ari ku musaraba? Kwari ukugira ngo natwe nidukumbura ibyo bihe tujye tumenya ko na Kristo abikumbuye. Ntabwo aranywa, yarakumbuye itorero rivutse, gusangira naryo. Ibyo byongereho gusangira naryo. Aho ari yaragiye, ariko agenda afite inyota. Ntabwo aranywa, ntararya, ategereje
itorero amen yakoye. Imana ishimwe. Aha, ndumva biri kurushaho kugenda biryoha. Abigishwa bamubwira ngo turi buze gutegura hehe ibya Pasika. Mu by'ukuri hano mu isi hari ahantu nyirizina Yesu yaba yarabaye hakitwa mu rugo n'abigishwa? Nta buturo bagiraga, tuvuge ngo ni iwabo w'abigishwa, ngo ni iwabo wa Yesu n'abigishwa. Nta buturo bwari buhari kugeza ubwo bashatse aho bategurira ibya Pasika. Hari aho bagiye batinda, ariko se naho bateguriye ibya Pasika. Hari igihe bajyaga kwa Mariya nyina wa Mariko, habaga icyumba cy'amasengesho bagasenga. Urabizi bigeze bajyaga kwa Lazaro i Betaniya, Marita akajya guteka, ntiyatekaga atari bubakire. Urabizi ko bigeze bajya kwa Mariko. Hari urugendo bagiye bakorana na Yesu, ariko ntihitwaga iwabo na Yesu. Hari n'itsinda burya ryabafuriraga rikanabagaburira, ariko ntihitwaga iwabo wa Yesu. Ahubwo bamubaza ngo turategurira hehe ibya Pasika, nuko mu mategeko y'Abisiraheli bose batuye mu murwa wa Yerusalemu byari itegeko ry'Imana, kandi ko buri muntu utuye aho ngaho, Imana we aka kantu karamfashije mu nyumve mwitonze. Byari itegeko ko umuturage wese w'i Yerusalemu, umuturage wese w'i Siyoni, mu gihe cya Pasika asasa icyumba ntihagire umuntu ukiraramo, agiteguriye umushyitsi atazi ngo araturuka he, kugira ngo mu minsi ya Pasika basasaga icyumba batazi ngo ninde ukiraramo. Bivuze ngo ashobora kunyura inaha, umushyitsi ntanyura inaha ntakabura aho arara. Imana ishimwe. Imana igufashe Imana ishimwe. Mu gateganyo kawe ugira icyumba utegurira umushyitsi, utegurire Kristo. Uzanyura aho ngaho umutegurire. Hari ubutumwa Nahumu yigeze aha Yuda, aramubwira ngo Yuda we, dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Dore ngo uriya araje, noneho komeza ibirori byawe, umunyakibi yatsembweho ntazongera kunyura iwawe. Hari amaguru yari atambutse. Bibiliya iravuga ngo intebe y'ibirenge by'Imana ni isi. Ntabwo ari uko Imana yicara mu ijuru ngo irambirize mu isi, ahubwo ibirenge ni Kristo, ni ubutumwa. Ni Kristo wari ugiye kuhanyura. Rero barateguraga, ariko Yesu yari afitanye gahunda na nyir'uru rugo, azi neza ko iki cyumba ari icyo hejuru. Nicyo numvaga ndibuze kubabaza, kuko abigishwa bamubaza ngo turi buze gutegura he ibya Pasika, aravuga ngo mugende murebe umugabo muri buhure. Bari bavuganye. Mumubwire ngo Yesu azi imitima y'abantu afite. Ubu hari abantu afitanye nabo gahunda, bidaturutse mu buhanuzi, bidaturutse muri Bibiliya, biturutse mu kwizera gusa. Ubu twebwe tugirana na Yesu gahunda. N'ubu yaza, ari igihe twajyaga tuvuga n'ubu yaza, yaza Yesu yaza, n'ubu yaza, n'ubu Kristo yaza. Hari abantu bafite iyo gahunda. Tugaruke gatoya. Twabwiye abantu kuri Pasika enye: iyo muri Edeni, iya Isaka, iyo muri Egiputa, n'iyi Gorigota. Reka mbibutse ko iya Isaka abashumba batunguwe no kubona Aburahamu amanukanye inyama zo ku gicaniro, kandi nta tungo bajyanye. Nta tungo bajyanye, barazirya. Ko basoje gutambira Imana intama, umwotsi uragenda. Ntuzi ko baryaga ibitambo? Bana ni igitangaza n'ukuri kw'Imana. Bagiye bajyanye inkwi kwa Adamu na Eva. Intama yarapfuye. Imana ibaha umwambaro, irangije iravuga iti nimunirire, umunsi wo gupfa kwanyu namwe murya icyapfuye. Urwo ni uruhare mugize ku rupfu. Nicyo cyari gisobanuye kurya ibitambo. Byari bivuze ngo ni uruhare mugize ku rupfu. Nimwe mwari gupfa, ariko nimurya icyo cyapfuye kugira ngo imbaraga zanyu mwebwe ziriho zicogoza urupfu. Hanyuma Imana ibaha umugisha, mujye mutwumva ku ijwi ry'Umukanguzi. Abantu mwumva ibi biganiro ntimubisangize abandi, muba muhemuka. Murye ku cyapfuye kugira ngo mugire uruhare ku rupfu. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ni murye akira umubiri wa Kristo, ukavuga ngo amen, ukarya umugati wumva ari umubiri wa Kristo. Ni ukugira uruhare
ku rupfu. Bivuze ngo urupfu rwaramwishe ariko azutse, ngira uruhare ku rupfu. Warupfuwe ntukinyishe. Urupfu rwa kabiri burya turugiraho uruhare, ntirukitwishe. Urubori rwarwo turwikuramo gakanje. Kugira uruhare ku rupfu. Imana ishimwe. Noneho Aburahamu ntiyariye yicaye, nawe burya yari ahagaze. No muri Egiputa bari bahagaze. Niki gituma Pasika batemererwa guteka, bemererwaga kotsa bakarya ibyokeje? Umuntu uteka aba ari butinde aho atetse, ariko uwokeje biba bisobanuye ngo sintinda hano. Aburahamu ntari buze gutinda ku musozi. Ntabwo yari butinde hari. Akoze cyane. No muri Edeni burya Adamu ntiyari ahatinze kuko yari agiye gusohora. Cyane rwose yari yamutiye. Nawe yari agiye yamubwiye uti genda, ariko ugenda uriyeho, ugira uruhare kuri uru rupfu. Noneho no muri Egiputa rero mwotse mutagira ngo iwanyu ni hano. Uzareba abashumbi iyo bagiye kuragira bokerezayo. Banayiriye bahagaze. Bayiriye bahagaze. N'ubundi yarababwiye ngo murye muhagaze, bisobanuye ko urugendo rukomeje. Bivuze ngo n'uyu munsi Pasika muyirye muhagaze, kuko rimwe tuzirirwa mu isi ntituzayiraramo. Nicyo gituma bakundwa dukwiriye kuba maso. Urakoze. Kuko tutazi umunsi azazira. Turye duhagaze. Imana ishimwe. Ariko iki gitambo kirarara cya Pasika muri Egiputa kondisiyo bari bafite ni ukutaraza ko ari ukumara. Ni ukutaraza. Ikindi cya kabiri, urugo rwabaze ntirusohora umwagazi w'intama ngo ruwujyane mu rugo rutawufite, ahubwo urutawufite. Urugo rutagira ibyiringiro, urugo rutagira Kristo, urugo rutagira amasezerano, ni ruvi warwo ntacyo rusize, ahubwo rusanga urugo rufite ibyiringiro, rugira Kristo Yesu. Ikibabaje ni uko abakristo bari gusohoka mu bya Kristo bagasanga abantu mu byabo, kandi abantu bakavuye mu byabo bakaza mu bya Kristo, bakaza gusanga bari mu rugo rwa Kristo. Marise, icyo nicyo kintu nasobanukiwe nkimara kwakira agakiza, cyatumye ntazaba inkoma amashyi. Kuko uriyizi, warisobanukiwe. Urugo rufite umwagazi w'intama nirwo nyabagendwa, nirwo rugendererwa, kuko nirwo rufite icyo rugaburira abandi. Ibi ngibi muri gusohoka mukirirwa mu mahoteli mukora ibitaramo, abantu bari bakwiriye kuva hanze bakaza mu rusengero. Niho hari hakwiriye kuba nyabagendwa, kuko umuntu wasanze muri hoteli asanzwe ajyayo. Asanzwe ajyayo, ariko ntaheruka mu rugo rugira umwagazi w'intama. Mwakaje nyamara muri urwo rugo. Insengero nini zirahari. Imana ishimwe. Mumbabarire sinzi ukuntu ibyo bije, nsingira uwo ngusha. Umwagazi w'intama. Ubundi iyi Pasika muri twasomye Bibiliya, habaga ari muri iyi minsi n'ubundi tugezemo, mu mpera z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se hagati y'ukwezi kwa kane. Burya muri Isiraheli uko kwezi bakwita Nisani, niko kwezi kwa mbere, cyangwa Amimu. Bo baba basoje gusarura. Baturushaho burya twebwe tugera mu kwezi kwa kane, bo batangiye ukwezi kwa mbere. Niko bigenda. Ntabwo tujya duhuza. Ntabwo duhuza kuri kalendari yabo. Isiraheli? Ntabwo kalendari yacu n'iyabo bihura. Iyo twizihiza Noheli se burya bigenda gute? Marise yagiye kumvangira rero. Ubwo ntabwo tuyizihiriza umunsi umwe. Ni kalendari zitari guhura, ariko ibyo twizihiza tubihuriraho. Reka mbikore gutyo. Reka tuhave. Bizihiza Noheli babigenza bate? Noneho bakagira umunsi wa 14 w'uko kwezi. Umunsi wako niwo babagagaho umwagazi w'intama. Yesu rero bajya kumureba, uribuka ko aravuze ngo uwo turi buhurize ikiganza ku meza niwe uzangambanira. Abigishwa bajya impaka bagira bate? Buriya uriya munsi wari uwa 4 w'imibabaro. Ndoro yari itangiye. Bari bari muri iriya minsi. Uzi ikintu gitangaje? Bizihizaga n'umwero bakarya
ingano n'ibindi no ku munsi wa Pentekote, kuko babara umunsi wa mbere uvuye kuri Pasika bakagera ku munsi wa 50 bakarya n'iminsi y'ingano. Noneho kuri uyu munsi rero wa Pasika ari wo Yesu yasangiye n'abigishwa, Abisiraheli barasangiraga bakabaga umwagazi w'intama, uwo musangiro wari usanzwe. Noneho bakibuka ya Pasika, bivuze ngo tugize uruhare ku rupfu urwari kutwicira muri Egiputa, ntirwatwishe, Imana yaradukijije iratwambutsa biba ubuzima bwacu kuva muri Egiputa. Bari bafite igihamya gikomeye kuruta uko tubyizihiza uyu munsi. Bo barangije, Yesu amanyagura umutsima, ntiyigeze yotsa. Aka kantu abadukurikiye mubimenye, Yesu ntiyokeje. Ariko ku mutsima hari cyongeyeho, yaravuze ngo uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe. Yego. Yego. No ku gikombe, aya ni amaraso yanjye. Yego. Mujye mubikora mutya munyibuka. Mwumva icyo dushaka kuvuga. Ni ku mukanguzi, kanguka ukangura abandi. Niba uri maso urinde ibisigaye. Nshuti z'umusaraba, Yesu niyemeye ko abigishwa barya ku ntama, kandi Abisiraheli bari babaze. Kubera iki? Icyo gitambo ntikibinjiza, ntikibashyitsa. Hari indi ntama muri kumwe nayo. Icyo cyari gisanzwe. Iyo ntama mwarayiriye, murongera murakiranirwa, murayirya, mukenera izindi. Iyo Pasika ndiyabejeje, ariko noneho mukeneye umubiri wanjye uri bubatangirwe ku bwanyu. Mube murekeraho udutama kutwotsa n'ibindi. Mwebwe turi kumwe, ni mube mugumye hano. Byakoze Yuda ku mutima, ahubwo uti ndabivuga. Burya Yuda yagiye kumugambanira afite na byinshi amushinja, ntiyari yabemereye kurya kuri Pasika. Bari bariye umugati. Iyo mitsima n'ubundi barayikoreshaga, bakanywa na vino nshya idasembuye, bakarya n'imitsima idasembuye. Ariko ku munsi wa 14 bakabaga n'umwagazi w'intama. Reka tuvuge ngo ibyo byose byashushanyaga uhibereye. Ibyo byose rero kuko yari ahari, aravuga ngo sinsimburwa n'intama, nimujye kurya intama kandi mpari. Aravuga ngo nimwakira umubiri wawe. Yohana yamwise ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Murekeraho utundi dutama, Kristo arahari, ibindi bitambo nimwe mubiretse. Ibyo mushiririza n'ibyo mutwika, umusozi mubijyanaho n'uw'i Yerusalemu. Ariko ndi kubona igitambo Igorigota kirahari. Yesaya yari yerekeretswe, aravuga ngo ndimo ndamureba, yashenjaguriwe ibicumuro byacu. Aravuga ngo igihano gituhesha amahoro cyari kuri we. Aravuga ngo niwe muretse agatamba. Ibintu by'imisemburo nimubireke. Nyirubwite ndahari. Ubwenge butayoba ku munsi wo kuvugana Imana ishimwe. Haleluya. Umusemburo wasobanuraga gutubura, kandi umwuka wera aragombaga kuza kudukoreramo. Amen. Aravuga ngo ntimukeneye umwuka w'umutuburano, ahubwo mukeneye ubuzima. Imana ishimwe. Mukeneye naturality, mukeneye naturere. Imana ishimwe. Umva ngo araryoha, umva Umwami Yesu, umubiri we n'igihaza bose, amaraso ye n'ikimara nyota. Umva ngo araryoha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Umubiri we n'igihaza bose. Amen. Kuva amaraso ya Yesu yameneka ntaravura. N'uyu munsi aracyatemba. N'uyu munsi aracyafite imbaraga. Arashira imbaraga. Imana ishimwe. Rero ntiyabemerera kurya kuri ako gatanga. Arabwira ngo mwakire umubiri ubatangiwe. Kandi Pasika uyu mubiri bariye ntabwo bawuriye bucece, bawuriyeho baganira. Kandi nabo bawuriye biyegamije ameza. Babyize muri teoloji niko bavuga, ntibari bicaye, ahubwo imeza batunganyirijeho n'icyumba bari barimo, nta ntebe zari zirimo, bari bahagaze. Sobanuye ngo turi kugenda. Imana ishimwe. Turi mu rugendo
ko kugiye iwacu i Kanani. Imana ishimwe. Bari bari mu rugendo. Bene data namwe murekeraho kwicara muhaguruke. Umunsi Abisiraheli bari bwambuke babonye intumwa ivuga ngo nimukore amahamba. Nimukore amahamba mubibwire n'abandi bose ko tugiye kugera iyo tujya. Ko tugiye kugera iyo tujya. Imana ishimwe. Nyemerera Mana gendane nawe mu butayu nta byiza bibayo. Imana ishimwe. Nta bihari. Hari abantu babonye imirimo y'Imana, hari abantu bariye ku mubiri wa Kristo, hari abantu bahagaze Marcel barya kuri Yesu bahagaze. Hari abantu babwirije nibature, hari abantu bayisenze, hari abantu bumvisha imiburo y'Imana bahagaze. Ariko ku gihe cyo mugoroba w'isi batangiye kwicara. Reka tubabwire ngo nimwongere muhaguruke. Nimwongere muhaguruke. Korali Jehova Jire ya Yerika Imana ibaha umugisha bararirimbye ngo narose intsinzi y'abera. Amen. Narose intsinzi y'abera. Ngo abera baratashe. Nimwongere mukanguke inshuti z'umusaraba. Kristo yateguye umugeni. Yamaze gukwa. Yarakoye n'ikanzu y'umukwe, ikanzu y'umugeni. Kristo yarayitanze. Yavuze ngo mwambare gukiranuka. Yarayitanze. Aravuga ngo nimwirimbishe. Ntituze umunsi n'igihe. Nimurye muhagaze. Amen. Murye muhagaze bisobanuye ngo mwagenda. Mbibutse ko hari abantu bazize kunywa bica. Umunsi Gideyoni ahabwa imbaraga zo gutera Abamidiyani. Hari abantu baje base nk'imbwa. Imana iramubwira ngo basubizeyo ntacyo bazamara. Amen. Reka tubwire bene data turi kumwe muri iki kiganiro. Uyu munsi Kristo aracyakeneye icumbi. Arashaka icumbi kandi rwose kumwemerera akinjira. Noneho nasomye n'ijambo ry'Imana rivuga ngo dore mpagaze ku rugi. N'uyu munsi aracyakomanga. Ndakomanga. Imana ishimwe. Umuntu niyemera agakingura. Zinjiro dusangire. Yego. Amen. Reka mbaze uyu muntu. Reka tumufate nka mugabo wari wikoreye ikibindi. Yego. Reka tugukurikire ngo no kuri smartphone. Yego. Tugukurikire no kuri screen yawe, tugukurikire no kuri machine. Urakoze utugejeje mu rugo. Noneho ubaye nyirurugo. Ibya Pasika turabirirahe. Mbariza umuntu muri kumwe ngo tubirirehe. Ni mu cyumba cy'inzu cyo hejuru. Amen. Ni umutima yaravuze ngo mwinjire mu nzu yanyu mufunge musenge mwiherereye. Mubwire so wo mu ijuru. Ibya Pasika turabirirahe. Ni ikihe cyumba watunganyije? Bya Pasika turabirirahe. Ndumva nakubaza aho uri muri Polonye. Uri i Burayi, uri muri Amerika, uri Aziya, Afurika, uri mu Rwanda, uri Burundi, uri Kongo, uri Canada, uri Suwede, reka nkubwire uri Mozambique na Zambia, yewe uri hirya no hino. Turabirirahe. Bya Pasika turabirirahe. Abigishwa bari bafite icyo kibazo. Nihe twarira ibya Pasika ku buryo tutiteza abantu ngo tujye ku karubanda. Kandi bari bafite impamvu yo kumubaza. Yes. Kuko n'ubundi ntaho bari basanzwe bafite hitwa habo. Kuko uburyo yari asanzwe abwiriza yari yaramaze kwerekana ko abafarisayo n'abatambyi iyo ajya mu batambyi cyari bugende biti. Nusoma hejuru Yuda yari yamaze kumugambanira mu batambyi avuga ngo ndamubazanira. Kandi abatambyi nibo batambye igitambo cya Pasika gikenewe. Bari banatangiye no kujya inama y'uburyo bari bumwice. Noneho abo batambyi batambye igitambo cya Pasika. Kandi noneho ntihakenewe ikindi gitambo, hakenewe umubiri wa Kristo aricyo gitambo. Babona nta gahunda afite yo kubatwara aho bandi bari kurira igitambo. Babona niba najyayo biraba bibi. Baravuga ngo turabirirahe. Bya Pasika turabirirahe. Tuvugisha ukuri. Ni mu nama muherutse kubamo? Ni muri ka kabari wicaramo? Ni muri ya hoteli? Ni mu rugo rwawe? Tubirirehe mu by'ukuri. Tubirirehe. Ni mu isoko ukoreramo? Nose tubigenze ni muri ya nama y'inshuti zawe. Ibya Pasika tubirire ko bisaba
icyumba gitekanye giteguye tubirireye, icyumba kitarimo akajagari, kitarimo impaka, nyine tubirireye ni kuri konte yawe. Nyine nawe dushakira icyumba kitarimo akavuyo. Ibya pasika tubirire ku ikindi, kubirya babirya bahagaze, ko nta kwicara aho, ko tutazahatinda. Imana ishimwe. Tubirireye. Arababwira ngo nimujye mu murwa. Imana ishimwe. Umurwa ushushanya ubuturo rusange. Nawe umutima wawe ni umurwa, ukwiriye kuba uwera ugacumbikira Imana data. Mujye mu murwa, murasanga umuntu uvuye kuvoma ufite ikibindi kirimo amazi ashushanya ubuzima, amazi n'umwuka wera, amazi n'ubugingo. Bibiliya yaravuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ituruka mu nda ye. Hari abantu bafite ubuzima muri Imana ishimwe. Hari abantu bavuye kwiriba, hari abantu bavomye, aravuga ngo hari uvuye kuvoma. Imana ishimwe. Nubwo bimeze gutyo, hari uheruka kwiriba, hari burire, kandi ari mu mujyi naho ngaho. Amaputo burya hari umuntu uheruka kwiriba. Aho kurira umwana w'intama muri Ottawa hari umuntu uheruka kwiriba, Kigali hari umuntu uherutse kwiriba. Aho kurira umwana w'intama harahari, nubwo atari bose ariko harahari. Bujumbura ariyo arahari, niyo rukarahari, nubwo utaboneka, ariko aho umwana w'intama ari buriribwe harahari. Hari umuntu uherutse kwiriba. Marise wikoreye ikibindi cy'amazi. Imana irabafite. Imana ishimwe. Naje kwiriba, naje kuvoma, dudubiza amana tunyweho. Haleluya. Amen. Tudubiza amazi tunyweho. Tudubiza amazi tunyweho. Mana we, tudubiza amazi tunyweho. Tudubiza amazi tunyweho. Tudubiza amazi tunyweho. Tudubiza amazi tunyweho. Murasanga y'umuntu wikoreye ikibindi, nubwo ari isoko rusange abantu bacururizamo, ngo hariyo umuntu uheruka kwiriba, yavomye, niho avuye, kandi afite urugo atahamo, agira urugo ajyamo. Urwo rugo rugira na nyirarwo. Mubwire kumwigisha. Urwo rugo rugira nyirarwo. Umva, no, ntimubibwire uwikoreye ikibindi, ahubwo ufite ikibindi ni ikimenyetso cy'uko urugo ajyamo ari rwo rurimo icyumba, nta n'inyota ihari. Mana nyagasani, kandi amazi avomye niyo yakoreshejwe ategura igaburo. Nose muratekereza ko pasika yategurwa ite? Si amaboko yose ategura igaburo, si amaboko yose ategura igaburo. Amazi yari muri icyo kibindi. Mugende mumukurikiye. Ubu rega inzira yose twahuye n'abantu, ariko guhura n'umuntu ufite amazi y'ubugingo biragoranye. Uza abahanuzi twahuye nabo batagira umwuka wera, uza abapasiteri twahuye nabo, ariko twabuze abantu batugeza mu rugo. Nibura ngo dutegure dushingiye ku byo tubasanganye. Nibura ngo dutegure dushingiye ku byo tubasanganye. Ntabwo uti urugo rugiyemo ikibindi abarirwa mwinjiramo. Imana ishimwe. Mana we, tugenda tugana ku musozo rero. Marise, yego, Imana ikurangira urugo rufite amazi, urugo rwavomye. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ikiganiro cyo turi kuganira kuri pasika, kandi twabivuzeho umuntu utarakinguriye Kristo ntibazigera basangira, nta n'isano banafitanye. Ariko mu by'ukuri niba wumvishe kino kiganiro hakaba hari ikintu kigukozeho, umutima wawe n'icyo ukwemeje, tuzayirira n'icyo umutima ukwemeje, biragusaba gukingura icyumba cy'umutima kugira ngo Kristo abone harira. Imana nihabwe icyubahiro. Abonaho pasika irirwa, abonaho umuzuko ugaragarira. Tugana ku musozo, sinzi ubutumwa mwamwagiye. Hari igitabo cy'umubwiriza, umubwiriza, igice cya nyuma cy'icyo gitabo ni icya 12, igice cya nyuma, umurongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo iyo niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Amen. Iyo niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe.
message byose byarumvishwe pasika tuyirire byose byarumvishwe wumvise ibimenyetso bizaranga kuza kwa Kristo yego abantu bazaba bakunda imiye ihereho urebe uheruka gutanga icya 10 ryari ihereho urebe uburyo umuhigo wahize byaragenze bite reba ituro ryo gufasha abashonje byaragenze bite reba inkunga y'umurimo w'Imana byaragenze bite abantu bazaba bakunda imiye yego ihereho uri umuhamya w'uko ibyo bihe byasohoye yego bazaba bikakaza mbwiza ukuri usuhuza bangahe ucira bugufi bangahe tubwizanye ukuri abantu bazaba bikunda usangira nande ibikubera wifuza ko bibera abandi indashima aho wabonye isoko se ujya urangira abandi ngo naho barangureyo bunguke nk'uko wungutse abantu bazaba bikunda ari indashima tubwizanye ukuri reba amaganya ufite naho Imana ikugejeje ubu wowe nturi umuhamya byose byarumvise badakunda nababo abantu bazaba badakunda babo reba uburyo muri gupfa amasambu reba uburyo abaririmbyi bamarana ureba uburyo ababwiriza butumwa basebanya ku masosho media murabizi muri abafana babyo byose byarumviswe ahubwo ibya pasika tubirirehe ko ari ukurya duhagaze ko abagenzi bari kugenda byose byarumviswe tubirirehe Imana guha umugisha abantu bazaba tubaha ababyeyi babo ni murebe namwe uko biri tuyirirehe turirehe ibya pasika ariko Yesu aravuga ngo hari umuntu uri mu murwa urugo urimo Yesu agutangira ubuhamya ufite icyumba giteguye igihugu urimo Yesu agutangira ubuhamya nababwiye itegeko ryari itegeko rusange ry'Abisirayeli kandi ryaturutse ku Mana mu gihe cya pasika bateguraga icyumba bakakeza bakavuga ngo umushyitsi atazarara ku gasozi Bibiliya yaravuze n'umuririmbyi yarabivuze ngo yabuze ngo umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya ariko nutegura icyumba azanyura iwawe amenye ko hari icyumba giteguye ntuzimana icumbi uzabona ubuturo bw'umukiza uyu munsi ikibazo gihari abantu bacumbikiye ibintu byinshi ku buryo basigara badafite icyumba cy'umukiza ibyumba byose barabitanze ntabwo babona aho batunganyiriza igaburo ntahahari ibyumba barabitanze ntahahari rwose ariko noneho utegura icyumba ibyumba byose byarafashwe ariko umukiza arashaka icyumba byarafashwe umukiza arashaka icyumba Imana ishimwe aravuga ngo mubona hari umukobwa wa musore we hari umusore muko hari umugabo mama hari umwana wikoreye ikibindi Imana iguhuze nawe akugeze mu rugo urwo rugo rusangemo icyumba kandi uharira umubiri wa Kristo ubugingo bwawe buhahembukire basangira pasika n'abigishwa Yuda aramugambanira Yesu aravuga ngo azabona ishyano kugambanira Kristo none nuko utamwizera no kumugambanira no kumwemera ariko ntugire impinduka no guhamya imibereho y'ubukristo muri wowe no kugambanira Yesu no kutagira icyicaro muri wowe no kutagira icyicaro ariko umuntu utaracumbikiye Yesu tibazigera basangira ntaho bazanahurira yaravuze ngo uzatinya kumpamya mu bantu nanjye sinzamuhamya imbere ya data bera b'Imana nshuti z'umusaraba hari icyumba Paulo yaravuze ngo nzi umuntu wageze mu ijuru rya gatatu cyo ni icyumba Salomo ajya gutambira Uwiteka yashatse agasozi gasumba kandi cyo ni icyumba Imana ishimwe Samusoni abafilisitiya bamugose Imana yamujyanye na Matirehi ahageze ahasanga agasaya k'indogobe ni icyumba Imana ibikurangiye kibamwo intwaro igukura mu makuba asanze agasaya k'indogobe yisha abantu aravuga ngo ntiyakirira Matirehi ahubwo hiswe ni hakore n'iriba ry'uwambaje ijwi ry'umukanguzi ni icyumba fata agasaya k'indogobe ukore subscribe ijwi ry'umukanguzi ni icyumba Imana ishimwe kandi ubu ni uburyo bwo kugera ubutumwa bugera kuri bose amen nta rundi rwitwazo ni icyumba byose byarumvishwe iyi niyo ndunduro y'ijambo wubaha Uwiteka kuko nibyo bikwiriye umuntu wese turagushimiye Mana kuri Yehova Mana ihoraho watsinze urupfu urazuka uruburuhukiro bw'abera ni wowe buzima niyo urupfu rwakora uruhinduka urwambariro tukambara kudapfa kandi hari n'igihe tuzarukandagira
turubwire ngo wakunesheje yongeye kunesha n'uyu munsi. Imana ishimwe. Mwami turagushimiye ko hari ibyumba wiboneye mu mitima y'abantu bari bagukurikiye. Tugushimiye ko hari abantu woherereje wikoreye ikibindi. Tugushimiye ko tuboneyeho gusangirira ibya Pasika. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom. Ijwi ry'Umukanguzi.